Nikoruga. Karame. Ubundi ibyo ibigikote wagiye kubibwira subitumwe nande. Ariko sikote niba rya sogokuru. Kurivuga bitwaye iki? Kandi rugamba notareba neza rya kote rya gukoraho. None se niryo yibye? Dende kubwa ngo rya gukoraho gusa. Mbese ubundi by'amateka ubizana ute ko ntabyuzi. Ariko mama ibyo tubyihorere. Mwibarize. Ubundi mu muco. Iyo umuntu yapfushije. Abantu ntibamutabara bakamusura bakamuhumuriza. Nibyo nyene niko bigenda. None se kuki iyo icyunamo cyegereje utubuza kujyana n'abandi ku kiriyo kandi tuba tugiye kwibuka abantu bapfuye. Impfu ziratandukanye wa mupfuwe. Ubwo se abantu baba bari ku kiriyo bavuga yuko wapfuye ari nyoko wamuroze warangiza nawe ukishongora ngo ugiyeyo. Mama najyayo. Umva mbese ngo wajyayo. Ariko muranyumvira? Najyayo. Muranyumvira koko? Ndamutse sobanukiwe neza ko mama ari we wabarogeye. Nkajyayo. Nareba umubabaro bababaye n'agahinda bafite bikantera kuza gucyaha mama. Uri kubyumva? Nawe ntagiyeyo nazabwirwa n'iki umubabaro n'agahinda bababaye. Nakubwira iki ngaho shikora nakubwira iki ndumva wiyemeje. Nyamara rumenye ko umwana utumviye se na nyina yumvirije. Biterwa n'ibyo mwumvira mama. Mama ntago ushaka kubumvira mu bintu bituma tutabana nabo tungana n'urungano rwacu. Kuko muzasaza iki gihugu mukidusigira. Yego ye. Tuzagisigarana n'icyo urwango gusa. Yegora. Nzabambarira. Mama nge tukwiye kujya twumvikana ukamfasha tukumvikana. Ngufashe ibiki suzana ibidafututse. None se kuba papa ari muri gereza biragushimishije turi twenyine. Nzibaho. Ako se mama kuki unejejwe no kuba papa afunze? Kuba afunze ntibikomoka ku nsangano. Ncecekaho. No ku macakubiri. Ncecekaho. Twebwe mama twe turi bato barumva najya hamwe n'abandi tukubaka u Rwanda rwiza ko mugiye gusaza tukazasigara mu Rwanda rwiza. Ndakubwiye ngo shikora. Mera zimwe se nicanire nyine barakoze. Nakubwira iki? Ubwo nyine najya no kwiryamira ntanabiriye. Nakubwira iki genda. Undi se iri joro ryose narose inzozi zikomeye. Ndose ngirana na papa ikiganiro ariko yamishe mu maso he. Papa, kuki ubu utaraga abana bawe igihugu cyiza kizira urwango kizira amoko cyuzuye ibyiza nk'ibi? Ariko ubundi papa waguha u Rwanda rukaba nk'inzu wiyubakiye warusiga irihe rangi? Genda Rwanda uri nziza. Young man, when you are talking to the masters of the jungle, you have to be modesty and humble. You don't have to show sadness on your face. Tell me, is there something wrong with your fellow humans? Today, it's our sad day. We are mourning the death of the wife of our king. Let me ask you, is there any problem with your fellow humans? If so, you can speak in Kinyarwanda. Or you have come to address us about the genocide that befell your fellow humans in Rwanda. Then we are not the only ones who failed to come to the rescue to the people of Rwanda. If it's what that has brought you here, young man, I will ask you to speak in foreign languages. You can speak in English,
Or you can speak in French if you like. What about Kiswahili? Brothers and sisters, I see the young man here cannot express himself. Had we not be in the days of sadness, whereby we are mourning the death of the wife of our king, we would have danced for him, yes? Because I see what he needs is peace. He would have gone back home in peace. nongeye kurotanya na papa turohama nakoga nkumvemo akankurura ngo tugwemo nyuma nza kumwiyaka amazi aramuntwara ndamubura. Papa! 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 nyuma yo kwanga kuba imbata y'amoko ngiharanira kwikuraho umugayo w'umuryango ndose nagutse mba umuntu mpuzamahanga ngwiza inshuti mu bihugu byose. Marita, nzanira ibiryo by'inkoko. Ariko se wagira iby'ikintu ushyiramo uragomeza uzanira duke gutya. Ariko ubundi ruga ubona ubwenge bwawe butaracuramiye mu nkoko. Mama oya ndi muzima. Mama? Niki? Ufite umushinga wo korora inkoko zikaba nyinshi. Noneho ngakuramo amafaranga byafashisha imfubyi n'abapfakazi. Umva se nkubwire nyine. Ariko surambwira ibiki bidashira wowe. Wamba bari ukafasha gusobanukirwa inzozi naraye ndose. Marita? Ariko wowe ibyo nagutumye ntabwo ubibona. Twahamagaye polisi mvuze umujyana. Alo, kuri polisi hano turi intendezi hari umuntu dusanze mu muhanda wapfuye. Cyarangiye. Mwari mwahamagaye? Twari twabahamagaye. Ese muvana mu muhanda. Twari twagize impungenge n'ubwoba. Abo twari guhita tumukura. Muramuzi? Ntago twamumenya ari uwahe. N'ubwa mbere mubonye. Twabaririje ngo tureko twamenye iwabo twahayuba.
Iyi modoka. Yikamye. Isa gute? Kweli papa kilofoka. Hapa sehemu za Buinga pana mtu ambaye anapigwa na gari. Tena gari ya green inaelekeza sehemu za Kigali. Hebu ueleze patrol ikaitafute. Sisi tunaelekeza sehemu za hospital. Umfuate tumshire. Abantu babiri bari bahari bajyemo yari nabo. Nzaharanira kubasanga heyera ari intangamugayo nzaharanira kubasanga heyera ari intangamugayo mama na barumuna banjye bose babishimbariye maze papa aranyirukana ndongera mu kiliziya i Nyamasheke baje umugabo aramutwara sinzi aho yamujyanye Mana yo mu ijuru nsabiye Claire gukomera kubw'amagambo abwiye abe bashyinguye ahangaha yuko atazihorera muhe imbaraga kandi umukomeze azasanga abe adafite umugayo kandi nanjye umpe imbaraga zo kumuba hafi uko nshobojwe kandi amateka amatindi yaranze igihugu cyacu yadukuriraho Mana turemera u Rwanda rushyashya How are you, Craig? Fine. How is Shaka? Fine too. Do you know this boy? Mm-hmm. Why are you with him? Don't you know his father? Yes.
I know his father is a killer. But this guy is a hero and innocent. Come on, Craig. Get serious. Don't trust him. Stop saying that, Sheka. Okay, let me go. Helena! Yeee! Mwiriwe Gashugi we. Mwiriwe wa Safiri. Ni amahoro se muze? Nta mahoro ntayo. Nasanze wa muhungu wawe. Rugamba? Rugamba. N'umukobwa kwa Alexandre. Bicaye kumvana. Mwana umuhungu wanjye. Mwe mucika cy'umu n'umuhungu wawe. Muze ugurumva umwana wanjye bataramuroze. Byararangiye barandageye we. Yaba we ko ari ishyano. Ahubwo nanjye nabirebye numva bintangaje cyane rwose. Muze rero. Icyo tuma nihute kuza kubikubwira. Nanjye nkibaza. Ejo nibwo yararimo ambaza ngo mbese ngo kubera iki tutajya tujya ngo mubiri yo ngo mu gihe cy'icyunamo. Naho n'uwo mushodekano bashodekanye. Muze Iravuga utabana nawe ujye kwirera aho. Kugira ngo uraza kumva. Uraza kumva iki? Nzaharanira kubasanga hera ari indangamugayo nzahora mbibuka kandi sinzihorera nzahora